Nongeye kubasuhuza no kubaha ikaze. Muri iki gihe hari indwara zizahaza abantu ndetse zikaba zanabahitana. Nyamara kandi hari ibiribwa, ibyo kurya twakoresha tukirinda izo ndwara. Uyu munsi tugiye kureba ibiribwa 5 twakoresha twirinda ndetse tunivura indwara zitandukanye. Niba utarakora subscribe kuri channel yacu, yikore, wibuke no gukanda notification kugira ngo ujye ubona video zitandukanye tubagezaho umunsi ku munsi. Ikiribwa rero cya mbere tugiye kuganiraho ni ubuki. Ubuki ni bwiza cyane kuko burimo isukari y'umwimerere idateza izindi ngaruka mu mubiri wacu. Ubuki rero wabukoresha wirinda indwara z'umutima kuko bufasha umutima gutera neza kandi bukagabanya urugimbu mu mutima. Zimwe mu ndwara ubuki buvura twavuga nka njine, inkorora n'izindi ndwara z'ubuhumekero. Ubuki kandi bukoreshwa mu kuvura indwara y'ubugendakanwa. Ikindi kandi umuntu ufite ikibazo cya diyare ndetse no kuruka bikabije akaba yatakaje amazi menshi, ubuki buramufasha. Ikindi mu gihe umuntu afite igisebe cyangwa igikomere, ubuki buramufasha kuko bwica udukoko tunyuranye twaba turi kuri icyo gikomere. Nanone ubuki bufasha mu kuvura indwara zo mu muyoboro w'inkari, ni ukuvuga infection urinaire. Ikindi twavuga ku buki ni uko ubuki bw'umwimerere butanyujijwe mu ruganda ari bwiza mu kongera ubudahangarwa bw'umubiri. Nubwo ubuki ari bwiza mu kuvura ndetse no kwirinda indwara zitandukanye, ariko ntabwo ari byiza kubuha umwana utarageza umwaka kuko bushobora kumutera ibibazo. Ikiribwa cya kabiri rero gikora nk'umuti cyangwa se gikoreshwa mu kwirinda indwara ni indimu. Indimu yongera ubudahangarwa bw'umubiri kuko yifitemo vitamine C ikoreshwa mu kwirinda indwara. Indimu kandi nayo ifasha mu gukora neza k'umutima kandi ikagabanya umuvuduko w'amaraso. Indimu ifasha mu kuba impyiko zakora neza kandi umuntu ukunze kunywa amazi arimo indimu bimurinda indwara zifata mu rwungano rw'inkari. Ikindi ku muntu ugira impumuro mbi mu kanwa, amazi arimo indimu yamufasha kuba icyo kibazo cyarangira. Ikiribwa cya gatatu tugiye kugarukaho ni tungurusumu. Tungurusumu ifitiye akamaro kanini umubiri wacu, ariko biba byiza cyane iyo umuntu ayikoresheje ari mbisi kuko harimo ikinyabutabire cyitwa alicine cyangirika iyo gihuye n'ubushyuhe, bityo ntibe gifite umumaro. Nubwo kuyikoresha mu guteka ari byiza, ikora nk'ikirungo cyiza, ariko ni byiza kurushaho kuyikoresha ari mbisi. Uburyo bwiza rero bwo gukoresha tungurusumu ari mbisi ni ukuzitonora hanyuma ukazisekura, hanyuma ukabishyira mu mazi ukabitereka byibuze iminota 15 ukajya wabona kunywa ayo mazi. Tungurusumu mbisi ifasha mu kugabanya igipimo cya cholesterol mu mubiri. Ifasha kandi mu kubuza amaraso kuvura ndetse no kurwanya kanseri n'izindi mikorobe mbi zitandukanye. Gukoresha tungurusumu kenshi birinda indwara z'umutima, byongera gukomera kw'amagufwa kandi bikarwanya indwara zifata ku bwonko cyane cyane ku bageze mu zabukuru. Umuntu utemerewe gukoresha tungurusumu ni umuntu ufite ikibazo cyo kuva amaraso, ntabwo ari byiza kuyikoresha. Ikindi twavuga kuri tungurusumu, mu gihe yakoreshejwe ari mbisi itera impumuro mbi, ni byiza rero kwitwararika mu gihe wayikoresheje. Ikiribwa cya 4 gikoreshwa nk'umuti mu buzima bwa buri munsi ni tangawizi. Tangawize ikoreshwa mu kuvura ibicurane, kubabara mu muhogo ndetse n'izindi ndwara zo mu buhumekero. Tangawize kandi ifasha mu gutuma igogorwa rigenda neza. Abantu bagira ikibazo cyo kurya ibiryo bikabatinda mu nda bakagugara, tangawize irabafasha. Tangawize kandi ikoreshwa mu kwivura indwara z'imitsi ndetse na rubagimpande. Ku bakobwa ndetse n'abadamu bagira ikibazo cyo kubabara mu gihe cy'imihango, icyayi kirimo tangawize ni umuti mwiza cyane ubafasha. Nubwo rero ari umuti mwiza,
Ntabwo ari byiza gukoresha tangawize nyinshi cyane kuko bishobora gutuma amaraso avuduka cyane bikabije. Ni ukuyikoresha rero mu rugero. Icya gatanu rero tugiye kuvugaho cyo ntabwo ari ikiribwa ahubwo ni ikinyobwa. Ni amazi ashyushye cyangwa se amazi y'akazuyazi. Amazi ashyushye, amazi y'akazuyazi afite akamaro kanini. Kuyanywa mu gitondo ukibyuka bifasha mu gusohora imyanda, ukumva umerewe neza ndetse bikagufasha guhorana uruhu rwiza rutoshye. Amazi ashyushye nayo kandi afasha mu gutuma igogorwa rigenda neza. Ku bantu bakunze kugira ikibazo cya constipation, amazi ashyushye rwose arabafasha. Atuma kandi amaraso atembera neza mu mubiri ndetse agafasha no gusinzira neza. Umuntu ufite ibibazo byo kudasinzira neza, kunywa amazi ashyushye y'akazuyazi mbere yo kuryama biramufasha akaryama agasinzira neza. Iki kiganiro nagikoze nifashishije ibinyamakuru bitandukanye byandikirwa kuri internet, harimo Cuisine A to Z, Healthline ndetse na Medical News Today. Niba wakunze iyi video wayisharinga n'abandi nabo bakayireba, cyangwa se niba nawe hari ibindi biribwa ujya ukoresha wabitwandikira muri commentaire. Naho utaha. Tubashimiye ko mwabanye natwe mu kiganiro cy'ubuzima. Amahoro y'Imana ayo umuntu atabasha kurondora abane n'imitima yacu mu izina rya Yesu.